data namwe bashiki bacu bakundwa ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye gushima Imana mu gitondo cy'uyu munsi ko idushoboje kugira ngo twongere duhamirize jambo ryayo. Imana yaraturinze mu cyumweru cyose gishize kandi yaduhaye umugisha mu ijambo yatugaburiye. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihimbazwe. Tugiye gufata akanya ko gusenga kugira ngo dusabe Imana ubwayo. Hagarare hano hamirize ijambo ryayo, ubuntu bwayo ubane natwe, ubane n'uwumva wese kugira ngo ashobore kwakira umugabane we umugenewe. Mbibutsa ko tukiri mu ijambo rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée au fils premier-né. Turasaba Imana kugira ngo n'uyu munsi tumanyirire umutsima ihaze ubugingo bwacu. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ndagushimiye Mwami muri aka kanya kuko wemeye ku buryo bw'umuyoboro w'ikoranabuhanga. Mwami, muri uyu muryango wadukinguriye Uwiteka Mana nzima kugira ngo tuguhamirize mu ijambo ryawe. Mwami, ndakwinginze kugira ngo wakire imitima yacu, turebere munsi y'amaraso yawe. Mwami, uduhe umwanya munsi y'ibirenge byawe. Imbabazi zawe, ubuntu bwawe, urukundo rwawe, ukuboko kwawe kwiza kube hejuru yacu. Mwami, Mwami wanjye, umugisha ijambo ryawe, ushoboze kuriyamiriza nyobowe nawe, kuko umwuka wawe wera niwe utwigisha, niwe utuyobora mu kuri kose. Uhe uwumva wese iri jambo rikabona umwanya umutima we mu mugisha, mu mugabane wamugeneye. Tangire rero natwe Mwami muri aka kanya, kandi mu mwanya muto dufite udukorere ibikenewe byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uwiteka aduhane umugisha twese abakurikiye ijambo ry'Imana. Nuko nari maze kubivuga, turacyari mu ijambo rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura, la part réservée au fils premier-né. Ni umugabane mwiza nk'uko twabibonye ubushize. Imana yakomeje kuduha umugisha, tubona ko uyu mugabane uruhare rwawo ari ukwakira umwuka wera. Umwuka wera akaba ari we utuyobora mu ijambo ry'Imana, akaba ari we udushoboza gufata umurage twahawe, akaba ari we utwicaza muri gakondo, akaduha umugabane w'abana b'imfura. Turagaruka gato mu ijambo ryanditswe muri Yohana 16 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Quand le consolateur sera venu, umuhoza naza, l'esprit de vérité, umwuka w'ukuri, il vous conduira dans toute la vérité, azabayobora mu kuri kose. Il ne parlera pas de lui-même, ntazavuga ibyo yigeneye, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ariko azavuga ibyo yumvise byose. Il vous annoncera les choses à venir, kandi azabamenyesha ibyenda kubaho. Verset 14, umurongo wa 14. Il me glorifiera, azamesha icyubahiro, parce que il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, kuko azafata ibyanjye abibamenyeshe. Au verset 15, umurongo wa 15. Tout ce que le Père a est à moi. Ibyo data atunze byose ni ibyanjye. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Niyo mpamvu nababwiye ngo afata ibyanjye, et qu'il vous l'annoncera, kandi azabibamenyesha. Mwami wacu Yesu Kristo aho umugisha ijambo rye, nk'uko twabibonye mu ntango y'iki kibwirizwa muri mu itangiriro
25 umurongo wa 5 haranditswe ngo Abraham donna tous ses biens à Isaac. Haranditswe ngo Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Abrahamu nase, Abrahamu nk'umugaragu w'Imana, Abrahamu nk'uwahamagawe n'Imana ari mu migambi y'Imana, yari yahawe isezerano y'uko azabyara umwana w'umuhungu ku mugore we Sara, akamwita Isaka, akaba ari we uzaragwa ibye byose. Iryo sezerano riravuga ngo muri uwo muhungu wawe, muri urwo rubyaro rwawe nzaguha umugisha. Ariko Isaka agereranywa na Yesu Kristo. Niyo mpamvu jambo ry'isezerano ryabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe niwe amahanga yose azabonera umugisha. Ibi Pawulo bigarukaho mu ibaruwa yandikiye Abagalatiya, abisobanura avuga ati Imana ntabwo yavuze imbyaro nyinshi, Imana yavuze urubyaro rumwe, bivuze Kristo. Ntabwo amahanga yose ahabwa umugisha muri Isaka, ariko Aburahamu isezerano yahawe ryashushanyaga Kristo. Niyo mpamvu Isaka kugira ngo abeho byasabye ko agera igihe akajya gutamba. Imana ibwira Aburahamu ati nkeneye yuko uzamuka umusozi, uriya mwana wawe w'ikinege ukunda. Imana bari ntabwo yababaraga, yamwitaga umwana w'ikinege kuko n'ikinege cya Sara. Ni nawe Imana izi mu ijambo ry'isezerano. Aburahamu arumvira, zamuka umusozi. Aya mateka sinagaruka muri aka kanya. Azirika akora igicaniro awa Isaka, azamura inkota kugira ngo musogote, kuko yagombaga kumvira Imana. Quand le Seigneur a parlé à Abraham, il lui a dit que il doit lui offrir son fils unique Isaac. Et Abraham a obéi. Il est allé faire la volonté de Dieu. Il a monté la montagne. Il a pris Isaac. Il a ligoté. Il l'a mis sur l'autel. Il a levé la main pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a été satisfait. Et il a dit, puisque tu m'as obéi, je te bénirai. Et toutes les nations seront bénies en toi. Imana ibonye ukuntu Aburahamu ayumviye Imana iranezerwa. Iravuga ngo ubwo unyumviye nguhaye umugisha. Si nibyo gusa, amahanga yose azahabwa umugisha muri wowe, mu rubyaro rwawe. Kuki Aburahamu yanejeje Imana? Aburahamu yanejeje Imana kuko yayizeye, ntacyo asigaje. Byanditswe biravuga ngo Aburahamu yarazi ko Imana ishobora kuzura n'abapfuye, kuko Imana yamuhaye Isaka. Yari yaramubwiye ngo muri we nzakugira ihanga rinini. Mwana wawe Isaka azakomokaho n'ihanga rinini. Iyo Mana yatanze isezerano ku Isaka azavuka kuri Sara, umugore w'ingumba uteregeza byara. Iyi Mana itanze isezerano irarisoza. Niyo mpamvu Maraka Gabriel yabwiye Mariya mu gihe isezerano ryo kuvuka kwa Yesu Kristo ryatangwaga, marayika Gabriel yabwiye Mariya ngo nta kinanira Imana, ngo dore na Elizabeti mugenzi wawe ari mu kwezi kwa gatandatu. Nta kinanira Imana, icyo Imana ivuze iragisoza. Mariya nawe ahita amanika amaboko aravuga ati ndi umuja wawe, imbere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Quand l'ange Gabriel parla à Marie concernant
concernant la promesse de la naissance de Jésus, il lui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Regarde, même Elisabeth est dans son 6e mois. Elle, qui n'a jamais enfanté. Rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, par la foi, elle a déclaré, mais voici, je suis ta servante, qu'elle me soit faite selon ta parole. Maria, yarizeye, kandi ibyo yizeye arabibona. Niyo mpamvu Abraham nta mwanya wo gushidikanya yarafite mu mutima we, nta cyumba cyo gushidikanya kihaba. Abana b'Imana babeshwaho no kwizera ijambo uko ryatanzwe, kandi nyiraryo uba yaritanze anarisoza. Les enfants de Dieu croient la parole telle qu'elle est prononcée, et celui qui donne la promesse est capable de l'accomplir. Utanze isezerano ariwe Mana afite n'imbaraga zo kurisoza. Niyo mpamvu ku ruhande rumwe Aburahamu yarazi neza ko Isaka atavuye mu mbaraga ze, Isaka atavuye mu bwenge bwe, Isaka yavutse mu buryo budasanzwe, kuko mu buryo busanzwe Sara ntiyari gushobora gusama ibisabwa kugira ngo umugore asame. Sara ntabyo yari kubona kuko yarashaje. Ariko iyi Mana itanze isezerano, itanga n'uburyo, ikrea irema. Quand Dieu donne la promesse, c'est lui qui crée les circonstances favorables pour que la promesse qu'il donne puisse s'accomplir. Quand Dieu donne une promesse, c'est lui qui se charge de créer les circonstances favorables qui puissent permettre à la promesse de s'accomplir. Imana itanze isezerano niyo irema ikirere, niyo itanga ibikenewe byose kugira ngo Imana itabesha icyo yavuze gishobore gusohora. Niyo mpamvu Abraham ku ruhande rumwe yarazi neza ko Isaka ari umwana w'isezerano, ku rundi ruhande iyo Mana yizeye igasohoza isezerano yatanze, iyo Mana nyine yaragarutse iramusaba, ati ndashaka yuko uzambuka uriya musozi ukampa igitambo Isaka, umwana wawe ukunda w'ikinege. Byari bikomeye, c'était très difficile, humainement parlant, de prendre le bien-aimé, le fils promis, le fils unique, seul fils de Sarah. C'était très dur pour Abraham de le dire à Sarah, parce que Sarah ne pouvait pas accepter. Cyari igipimo gikomeye, cyari ikigeragezo gikomeye mu buryo bw'amarangamutima y'umuntu, kumva ko Isaka umwana umwe w'ikinege wa Sara, umugore w'isezerano wa Aburahamu bagendanye mukundwa. Ariko iyo ari ukwizera Imana hagomba kubaho amahitamo. Niyo mpamvu umwana w'Imana icyo Imana imutegetse agomba kugikora akakirutisha andi marangamutima yose. Nta wundi muntu waza guhagarara hagati y'umwana w'Imana n'Imana mu gihe Imana itanze itegeko. Aburahamu ntabwo yasezeye Sara, Aburahamu ntabwo yamenyeshe Sara ibyo agiye gukora, ariko yakenyeye ukuri, ahanga amaso Imana, aravuga ngo Imana, niko Pawulo abyigisha, ngo Aburahamu yarazi neza ko Imana yatanze Isaka n'ubundi mu buryo bukomeye, n'ubundi
ngo iyo dosiye yirekeye Imana yabaye isezerano, Imana irarisohoza. Ya Mana iragarutse ivuze ko ikeneye impumuro y'umubavu y'umwotsi uvuye mu maraso ya Isaka. Iyo Mana nigakumvirwa, ngenda kora ibyisabye nayikore ibiyireba. Aburahamu azambukana n'umwana wa Isaka. Byari ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu icyo gipimo amaze kugitsinda, byanditswe biravuga ngo Aburahamu yizeye Imana ntiyashidikanya, Imana ibimubaramo gukiranuka kandi imuha umugisha. Byari ibintu bikomeye kuko Isaka yari amaze kuba umwana w'umuhungu uzi ubwenge. C'était très dur parce qu'Isaac avait déjà grandi, il était intelligent. Isaka bageze hagati yaramenyereye ko satanga ibitambo. Agiye kubona abona bafite ifumba y'umuriro, bafite inkwi, ariko ntibagira igitambo. Akeka ko umusaza yabyibagiwe. Byari bikomeye. Bene data na bashiki bacu mu nyumva, byari bikomeye. Isaka yegera se aramubwira ati, data, ko ndeba dufite umuriro, tukaba dufite inkwi, ukavuga ko tugiye hariya gutanga igitambo kiriye. Unyumva wese yishyire mu mwanya wa Aburahamu. Iyo Aburahamu aguma mu marangamutima, yari guhagarara akavuga ati, Imana ikora icyo ishatse, ntabwo byashoboka. Ariko igisubizo Aburahamu yahaye Isaka ni igisubizo kivuye mu kwizera. Aburahamu yabwiye Isaka ngo Uwiteka arishakira igitambo. Haleluya! Aburahamu yarenze ibigaragara, arenga ibibazo, areba isezerano. Isaka nawe aravuga ati, amina, jye ndizera data ari umuhanuzi, niba avuze ngo Imana irishakira igitambo, iyo ni amina. Barakomeza. Ariko Aburahamu azi ko yamaramaje, agomba gukora icyo Imana yamusabye. C'était très difficile, vous tous qui m'entendez maintenant. C'était une épreuve difficile pour Abraham, parce que son fils avait déjà grandi, ayant remarqué qu'ils avaient seulement le bois et le feu, mais que le sacrifice qui allait être fait n'était pas là. Il a pensé que son père avait oublié le sacrifice. C'est ainsi que il a dit à Abraham, son père, voici, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice? Abraham, par la foi, il a déclaré à son fils Isaac que l'Éternel, son Dieu, pourvoira. Lui-même, il va donner des sacrifices. Bien sûr, Isaac a accepté. C'était un fils obéissant, il a accepté, ils sont partis. Barakomeza, baragenda, bageraho, bagomba kugera. Bubaka igicaniro, Isaka afasha se. Bararangiza, Abraham afata umugozi, aramuzirika, ati igitambo ni wowe. Isaka, impamvu agereranya na Yesu Kristo, ntabwo yashatse kwiruka, ntabwo yashatse kwinyagamura, kandi yarabishoboye. Arumvira, baramuzirika, uko Yesu Kristo yashorewe agikarubara, atigeze nyeganyega, ngo ameze nk'intama, uko Yesaya yamubonye muri Yesaya 53, bapfura ubwoya, ntacyo ntiyavuze, yaragiye aramanikwa, ariko nawe twaramugaruriwe kuko yarazutse. Umwami Imana iduhane umugisha. Isaka aremera kubera ko yagaragazaga Kristo. Isaac a accepté. Il ne s'est pas débattu. Il n'a pas voulu courir. C'était difficile d'accepter, d'être poignardé pour accomplir, pour que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est pourquoi Isaac préfigure Christ. Niyo mpamvu Isaka ashushanya Kristo. Yari ishusho iteye agahinda. C'était une scène dure à voir.
aramukomeza. Ahuza amagufwa aramurambika. Azamura inkota agiye kumusogota, ijwi rituruka mu ijuru ngo Abrahamu, Abrahamu, wikwica umwana wawe Isaka, kebuka hariya iburyo bwawe mu gihuru. Abrahamu akebutse abona imfizi y'intama arayifata, ati icyo ni cyo gitambo. Ababura umwana we que c'était merveilleux, byari byiza cyane. Abraham leva la main, il était prêt à poignarder son fils unique pour accomplir la volonté de Dieu. Mais subitement, une voix sortit d'en haut et dit Abraham, Abraham, ne tue pas ton fils, regarde à ta droite. Dans la buisson, quand il a regardé, il avait un bélier attaché. Abraham a détaché son fils, et son fils l'a aidé à saisir le bélier. C'était la joie entre Abraham et Isaac. Abraham akebutse koko abona iyo mfizi y'intama arayifata, birumvikana ko na Isaka yamufashije, bayitsindaho batanga igitambo, bamanuka banezerewe. Imana itivuga ngo utasuzuguye, ubwo wanyumviye nguhaye umugisha, n'amahanga yose azaga umugisha muri wowe. Mbega amateka, haleluya. Abraham aranezerwa, Isaka aranezerwa. Ndimo kureba bamanuka umusozi batashye, mu gihe Sara yarasigaye hariya, bamanuka umusozi batashye, bari muri za haleluya, bashima Imana, bahimbaza, bahamiriza Imana. Bene data na bashiki banjye, Imana twizera, Imana ya Abrahamu ni Imana nzima, ni Imana isoza ijambo ryayo. Je peux me représenter quelle était l'atmosphère qui était entre Abraham et Isaac. Quelle est la grandeur de la joie, la louange, l'adoration. Ils sont descendus la montagne, louant Dieu. Bamanutse umusozi, bahimbaza Imana. Cyane cyane, iyo ndibutse, iyo ntekereje iyo experience, iyo ntekereje icyo gikorwa, cyane cyane ntekereza Isaka. Isaka yahise avuga ati Imana ya Abrahamu ni Imana nzima. Kandi uko yakundaga Imana mbere yararushirije, kuko yaravuze ati data yari yananze, data yari yananze, data yari yananze, ariko Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo yabonye ko data yayumviye, niyo yandokoye, niyo yaremye intama, niyo itumye ndapfa. Mubwije ukuri ko ntawe ari gutandukanya Imana na Isaka. Niyo mpamvu mwese abanyuma agakiza n'ak'umuntu wese ubwe. Ibyo bita ko ku giti cye. Le salut est personnel. Bamanuka umusozi avuga ngo data akorera Imana nzima ni byiza, ariko nanjye Imana ndayiboneye. Buri wese nyumva akwiye kwimenyera Imana ubwe. Imana ya so ni sawa, Imana y'ababyeyi bawe ntabwo ari bibi, ariko cyane cyane Imana yawe, Imana y'itorero, Imana ya Abrahamu, Imana y'intumwa, Imana ya bene data, Imana y'abashyitsi bacu, Imana nzima, ariko cyane cyane Imana yawe. Isaka yamanukanye experience, ubunararibonye bukomeye, aravuga ngo Imana sinzayivaho. C'est bien que l'Éternel, le Dieu vivant, soit le Dieu du prophète, soit le Dieu des saints, soit le Dieu de nos frères, le Dieu de nos sœurs, le Dieu de l'Église et du Dieu vivant, le Dieu des apôtres. Mais, et surtout, il faut faire l'expérience personnelle avec ton Dieu. Il doit être ton Dieu, car le salut est personnel. Imana ihimbazwe. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose, ariko Isaka twihuse yagereranyaga Kristo. Niyo mpamvu iyo dusomye mu Roma 8 twamaze akanya twerekana ko Isaka yagereranyaga Kristo. Witeka Imana nzima iduha
mu ijambo ryayo rizima. Abaroma 8:32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Ouais. Utarimanya umwana we bwite. Uko Abrahamu atimanya Isaka, niko Imana itimanya Yesu. Isaka wayo, ikinege cyayo. Yesu ni Imana yambaye umubiri, niyo yitanze. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Ouais, utimanya umwana we bwite. Mais qu'il arriverait pour nous tous. Ariko wamutanze ku bwacu twese ngo tubone agakiza. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Itimanya umwana wayo ariko amutanga ku bwacu twese. Yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Turavuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura. Aho Imana yahishuriye Yesu Kristo. Aho Imana yahaye Yesu Kristo bakamumenya, bagahuza amaso, bakamenya ko ari we Mana yacu n'umukiza, bakamwakira mu bugingo bwabo, bakamwizera, bakabatizwa mu izina rye, bakamukurikira, bakamuhishurirwa. Abo Imana yahaye Kristo ihita imuhana n'ibindi byose. Umugabane waba ugenewe abana b'imfura ni Kristo ubwe. Nk'uko ejo twabibonye mu cyumweru gishize nako twabibonye. N'umwuka wera, kandi umwuka wera ni Kristo mu itorero, kandi umwuka wera yaje atanga umutungo wose. Witimanye umwana wa Yesu Kristo yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Nibyo twabonye hano mu Bakorinto 2:1. 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. Nibyo jambo rivuga ku rurimi rw'umugaragu w'Imana Pawulo. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore la main de par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Kubijyanye n'amasezerano y'Imana yose muri Yesu Kristo niho hari yego. Ni Imana yasinye. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana yasezeranye byose byasohoye muri Yesu Kristo. Iyo umwishyuriye ukamwizera, ukabatizwa mu izina rye, ukuzura umwuka wera, umutungo wose w'Imana aba ari uwawe. Toutes les promesses de Dieu trouvent en Jésus-Christ l'accomplissement. C'est en lui que le oui muri we niho iri. Niyo mpamvu natwe dushima Imana kubwe, turashimira Imana. C'est car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, kuko kubijyanye n'amasezerano yose y'Imana, c'est en lui que le oui muri we niho harimo ye. C'est pourquoi encore niyo mpamvu la main de par lui est prononcée. Niyo mpamvu la main de par lui est prononcée. Ni ukuvuga ngo Kristo utuye muri twe niwe uvuga amina ku masezerano yose y'Imana iyo ahishuwe. Ntabwo ari umuntu uvuga amina gusa, ni Kristo utuye muri twe. La main de par lui. C'est pourquoi la main de par lui est prononcée. C'est pourquoi encore la main de par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Niyo mpamvu amina ivugwa nawe, ivugwa nawe. C'est pourquoi encore la main de par lui est prononcée. Niyo mpamvu we uri muri twebwe avuga amina par nous, atuvugishije à la gloire de Dieu. Bivuze ngo ntushobora gushimira Imana, ntushobora guhimbaza Imana atari Kristo ukuvugiyemo. Niyo wabikora nta gaciro byahabwa. Umwami Imana watwihaye kuba ijambo rivuga ngo itimanye umwana wayo. Ibyo bisobanuye ngo Imana ubwayo, Imana ikomeye yaduhaye, niyo ubwayo yambaye umubiri. Mu gihe twihaye igomba ko ntacyo yasiga itaduhaye. C'est très profond.
lui qui a revêtu l'humanité pour nous sauver, qui s'est donné lui-même sur le bois du calvaire, comment nous refusera-t-il encore quoi que ce soit? Itimanya umwana wayo iri jambo nirizima ngo nta kindi yakwima. Niyo mpamvu unyumva wese uw'Imana yishuriye muri Yesu Kristo ntatazayemerera Satani ko amutera kwiheba no kwigunga no kuvuga ngo ndagowe. Oya, itimanya umwana wayo yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Abaramu 8:32 iri jambo muri komeze, itimanya umwana wayo yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Umwami Imana aduhane umugisha. Niko bimeze, niko bimeze. Niyo mpamvu jambo ry'Imana ritugenera umugabane mwiza. Ese uyu mutungo ni uwuhe? Uyu mutungo ni uwuhe? Twarabibonye bushize muri Yohana 16 murongo wa 13 kugeza kwa 15, nkuko twanabisubye mu kanya ngo umwuka wo kuri naza azabayobora mu kuri kose. Ni ukuvuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura bawicazwamo n'umwuka wera, kandi uwo mugabane ni ijambo ryose. La part réservée au fils premier-né, qui est réservé au Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous fait accéder à cette part. C'est le Saint-Esprit qui nous fait asseoir dans notre patrimoine. Umuka wera niwe utwicaza muri gakondo yacu. Et cet patrimoine, c'est toute la parole de vérité. Kandi uwo mutungo, uwo mugabane, haleluya, iyo sambu ni ijambo ry'ukuri ryose. Umuka wera ni utwicaza muri gakondo. Umuka wera ni uduha gufata umurage wacu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne droit à notre héritage. Niwe utuma tugera ku mugabane wacu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accéder à notre part. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accéder à notre héritage. Umuka wera niwe utuma dushobora guhabwa umugabane wacu. Abikorate, comment est-ce qu'il le fait? Il nous révèle toute la parole. Aduishurira ijambo ryose. Il nous enseigne la parole de Dieu. Atwigisha ijambo ry'Imana. Ntabwo turabigishwa b'abantu. Nous ne sommes pas les disciples des hommes. Turi abigishwa b'Imana. Nous sommes les disciples de Dieu. Turabana b'Imana. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Nikiza cyane uwo mugabane w'abana b'Imana uruta zahabu yose n'ifeza zose. C'est cela la part réservée aux enfants de Dieu. Et cette part, elle est précieuse plus que tout l'or et tout l'argent. Et tout l'argent, comme l'a dit David. Uwo mugabane uraryoshe. Uwo mugabane n'uw'igiciro uruta zahabu yose n'ifeza yose. Niko Dawidi yavuze muri Zaburi 119. Ukuntu Imana iduha umugabane nuko ubwayo iduhishurira ijambo ryayo. Iyo dusomye muri Zaburi 32 murongo wa 8, Zaburi 32 murongo wa 8, je t'instruirai, nzakwigisha. Amina. Je te montrerai la voie que tu dois prendre. Nzakwereka inzira ugomba kunyuramo. Je t'instruirai, nzakwigisha. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Kandi nzakwereka inzira ugomba kunyuramo. Je te conseillerai, nzakugira inama. J'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. N'Imana ivuga yiyemeje. Kandi icyo Imana ivuze iragisohoza. Nzakwigisha. Bivuze ngo
uyu mwana w'imfura abana b'imfura ku mugabane wabo tumaze kumva ko ari ijambo ry'ukuri rihishuwe kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo Imana yakwemera ko umwana w'Imana ayoba, kuko Imana irivugiye ngo nzakwigisha, je t'instruirai, nzakwereka inzira inyura, et te montrerai la voie que tu dois prendre, je te conseillerai, nzakugira inama, je les regarde sur toi, kandi ijisho ryanjye rizakugumaho, nzakwigisha. Ibi ni ibijyanye n'ijambo, je te montrerai la voie que tu dois prendre. Nabyo ni ibyerekeye inzira y'umwuka, inzira y'ijambo. Nzakwigisha ni ijambo nta kindi, ntabwo ari imibare, ntabwo ari ubutabire, ntabwo ari ubukanishi. Nzakwigisha biravuga ijambo, je t'instruirai. Il s'agit de l'enseignement de la parole. Ce n'est pas la science. C'est l'enseignement divin qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Nous kwigishwa kw'Imana kuva mu ijuru kudushoboza gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Reka mvuge ngo uwo ni umugabane ukomeye w'abana b'imfura, kubera ko bigishwa n'Imana. Abavuga ubutumwa barahamiriza, ariko mu by'ukuri ubigisha n'umwuka wera, kuko abavuga ubutumwa ijambo ry'Imana avuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya, les prédicateurs. La promesse avait dit vous serez mes témoins. Muzaba abagabo bo kumpamya kuva i Yerusalemu, Yudaya, Samaria no kugeza ku mpera z'isi. Vous serez mes témoins. Les prédicateurs sont les témoins de la vérité. Mais c'est le Saint-Esprit qui explique la parole. C'est le Saint-Esprit qui place la parole dans l'âme de celui qui croit. Umuvuga butumwa ni umuhamya, ariko umwuka wera niwe usobanura ijambo ry'Imana ku mwana w'Imana akariteka mu bugingo bwe. Iyo ibyo bidahari, abantu baba abayoboke b'abantu, des fanatiques. À l'absence de cet enseignement divin, les gens deviennent des prosélytes, des fanatiques, des religieux. Iyo abantu bategeshwa n'umwuka wera bahinduka abana b'abantu, abayoboke b'abantu, inkunda rubyino, kugeza n'igihe bita ababayobora base. Ariko twebwe tuzi ko data ari umwe, ni nawe utwigisha. Mwami Imana aduhane umugisha. Muri Yesaya 54:13, en Esaïe chapitre 54 verset 13. Esaïe 54 verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Abana bawe bose, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Et grande sera la prospérité de tes fils. Kandi abana bawe bazaba benshi. Ahangaha nifashishije Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, sanga ari byo by'ukuri. Mu Kinyarwanda aravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Hano mu Gifaransa bavuga ngo grande sera la prospérité. Ntabwo ari prospérité, ntabwo ari ubukire, ntabwo ari ubukire, ni amahoro. Ijambo ry'Imana iyo umuntu yigishijwe n'Imana, igihembo bigendana n'amahoro yuzura mu mutima. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda aravuga ngo abana bawe bose, abafite ibirezi y'Abana murabibona, bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Mu Cyongereza hakavuga ngo all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Urumva ko bihura n'Ikinyarwanda. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka
menshi kandi uko ni ukuri. Iyo ijambo rimanutse rivuye ku Mana rigasobanurwa n'Imana mu mbaraga z'Umwuka Wera kubwo guhishurirwa, umwana w'Imana uryakiriye yuzura amahoro menshi. Uyu ni wo murage w'abana b'Imana. Ibyo biri muri Yohana 14. Yesu yaravuze ngo je vous donne ma paix, mbaye amahoro yanjye. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Sinyabaye nk'uko isi yatanga. Que vos cœurs ne se troublent point. Imitima yanyu ntihagarare. Umurage w'abana b'Imana bafite ijambo muri bo, batuzwe n'ijambo, barihishurirwa n'ukuzura amahoro. Mu ijambo ry'Imana nta muvurungano waba. Ijambo ry'Imana rihishuwe rikajya ku meza, abaritamiye bose, abarisangiye bose buzura amahoro, bakagirana ubumwe buva mu ijuru. Car la parole de Dieu est prêchée, car le pain de vie est servi sur la table du Seigneur. Les enfants de Dieu qui la mangent, les enfants de Dieu qui communient autour de cette table, qui se partagent sur cette table, ils sont en communion entre eux-mêmes et ils sont remplis de paix. Abana b'Imana buzura amahoro. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riduhuza n'Imana. Ijambo ry'Imana riduhuza n'Imana. Kandi Adamu amaze gutandukana n'Imana nibwo yabuze amahoro. Ariko iyo turi ku butaka bw'ijambo tuganira n'Imana, imitima yacu yuzura amahoro. Quand nous sommes sur le terrain spirituel, sur le terrain de la parole, et que nous communions avec Dieu par la parole, nos âmes sont remplies de paix, de joie, à cause de cette communion céleste. Kubera ubwo bumwe bwo mu ijuru, imitima y'abana b'Imana yuzura amahoro. Icyo ni igipimo gikomeye. Umwana w'Imana ufite iryo banga arabizi. Abana b'Imana batuzwe n'ijambo buzura amahoro yayo. Niyo mpamvu tugiye hano muri Yesamu, muri Yohana 6. Iryo ni isezerano rikomeye. Yohana 6:45. Yohana 6:45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, data, et a reçu son enseignement, akakira kwigisha kwe, vient à moi, aramurikira. C'est une parole merveilleuse. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Bose bazigishwa n'Imana. Ibi wisomeye hano muri Yohana 6. Ugaraho ku burwa 40. Uzareba ikiganiro Yesu yagiranye n'abantu. Batangira kwidoga, batangira kurakara, batangira kuzuzura. Arababwira ati, tugiye ku murongo wa 44 n'urugero. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Ntawamurikira data wantumye atamukuruye. Ntawushaka kumurikira. Ntawakurikira ukuri, ntawakwakira ukuri, ntawakwakira umugabane atakuruwe na data. Hagaye byo kurikira abantu bisaba ko Imana igukurura. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Kandi nzamuzura ku munsi w'iherezo. 45. Il est écrit dans les prophètes. Haranditse mu bahanuzi, ils seront tous enseignés de Dieu. Bose bazigishwa n'Imana, natwe turimo, natwe biratureba. Ainsi, quiconque a entendu le Père, niyo mpamvu uwumvise data et a reçu son enseignement, vient à moi. Kandi akakira kwigishwa kwe aramurikira. Aha birumvikana neza ko umwana w'Imana atangira urugendo yigishwa n'Imana nk'uko twabyumvise. Umuntu umvise data akakira kwigisha kwe niwumurikira. Uyu ni Yesu bivuga. N'ubundi abihamiriza umuntu kugira ngo abe mu itorero ry'Imana nzima, ahabwe uyu mugabane ugenewe abana b'imfura, bisaba ko yigishwa na data kandi agakurwa nawe. Icyama mu gitondo cy'uyu munsi ku buhamya bw'ijambo,
abanyumva mwese mukaba muri mu rugo rw'agarariro n'uwabatararubona agasaba Imana ngo yo ubwayo aba ari umwigisha atareba abantu ariko azi ko Imana ari imukurura. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quelle promesse! Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Haranditswe mu bahanuzi ngo bose bazigishwa n'Imana. Niyo mpamvu uwumvise data wese akakira kwigisha kwe amurikira. Uko niko Yesu yavuze. Dusoreze muri Yohana wa mbere cya kabiri murongo 27. Dusubike 1 Jean chapitre 2, nous lisons le verset 27. Avant que nous puissions prier. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean, Yohana wa mbere chapitre 2, cya kabiri verset 27. murongo 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Kurime, ugusigwa mwasizwe, ugusigwa mwahawe nawe kuguma muri mwebwe. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Kurime, ugusigwa mwahawe nawe kuguma muri mwebwe. Ukugusigwa n'umubatizo w'Umwuka Wera. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dumva nshimira Imana kwa abana b'Imana atarabigishwa b'abantu arabigishwa b'ijuru. Vuga ubutumwa arasigwa gahishwirwa gahambiriza ijambo ry'Imana nk'uko turimo turyumva, ariko n'umwana w'Imana uryakira nawe agomba gusigwa kugira ngo uko gusigwa kumusobanurira iryo jambo rihamirijwe. Ubwo nibwo bumwe bw'itorero, uwo niwo mugabane w'abana b'imfura. Nta wundi wawinjiramo udafite gusigwa, ukaza ukurikiye papa wawe, ukaza ukurikiye mama wawe, ukaza ukurikiye bene wanyu, ukicara ukabatizwa, udafite uko gusigwa kutakuri hejuru, umugabane nawe uzasingira. Abana b'Imana n'abigishwa n'Imana kubera gusigwa kwayo. Abana b'Imana bigishwa n'Imana kubera gusigwa kwayo, bakamenya ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Les enfants de Dieu sont enseignés par Dieu, par l'onction de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Et c'est ça la part réservée aux enfants de Dieu. Imana idwane umugisha. Imana idushoboze kuguma muri uko gusigwa nk'uko Yohana bidusaba. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Niko sozi umurongo 27. Mugume muri we kubijyanye n'inyigisho wabaha. Imana idushoboze tumenye iryo jwi ko gusigwa kutuyobora mu byo twizera, atari kugenda duterana akanyarigabo. C'est pas la question de se donner courage, de s'encourager, duterana akanyarigabo, tuvuga ngo Imana igumugisha, nabyo ntabwo ari bini, ariko umugabane nyamugabane nuko nigishwa n'Imana, ukigishwa n'Imana, akigishwa n'Imana, tukigishwa n'Imana. Kuko gusingwa tukumva kimwe, tukabona kimwe, tukizera kimwe, tugategereza kimwe, kuko twigishwa n'umwe. Umwarimu wacu n'umwe, uyu wabwiye Dawidi ngo nzakwigisha, nzakwereka inzira ugomba kunyuramo, nzakugira inama, kandi ijisho ryanjye rizakugumaho. Uretse kutwigisha no kutwereka inzira, naho dukeneye inama, Umwuka Wera bahari ngo ayitugire kugira ngo tudakosa, kugira ngo tutibeshya. Uyu ni umugabane mwiza. C'est une part merveilleuse. À part l'enseignement
l'instruction pour comprendre la sainte parole de Dieu, même là où il faut des conseils. Le Seigneur dit, je te conseillerai. N'akenewe inama, Imana iravuga ngo nzakugira inama. Igasoza ivuga ngo j'aurai le regard sur toi. Igasoza ivuga ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Uyu ni umugabane mwiza. C'est une part merveilleuse. C'est une sécurité. Ni umutekano ukomeye. Parce que être enseigné de Dieu, être instruit par Dieu, être conseillé par Dieu, et être sous son regard permanent. Kwigishwa n'Imana, kugirwa inama n'Imana, guhozwaho ijisho n'iyo Mana, ni umugabane ntagereranywa, ni umutungo ukomeye. Être enseigné par Dieu, instruit par Dieu, conseillé par Dieu, et être sous son regard en permanence, c'est une part merveilleuse. C'est une richesse incomparable. Ni umutungo ntagereranywa. Uwiteka awuturindiremo. Imana iduhane umugisha twese abakiriye ijambo. Turayisaba kugira ngo turindire mu gakondo, turindire mu mugabane ntagereranywa. Iduhane umugisha. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ndagushimiye mu gitondo cy'uyu munsi kubw'umugabane mwiza uduhaye. Ndagushimiye kubw'umugabane watugeneye. Uyu mugabane si amasambu, uyu mugabane si imitungo y'isi izashirana nayo. Uyu mugabane ni ubwami bwawe. Uyu mugabane ni ijambo ryawe. Uyu mugabane ni imbaraga z'umwuka wera, umwuka w'ukuri uyobora uwizeye wese, wagenewe umugabane w'abana b'imfura, akamuyobora mu ijambo ry'ukuri, bikamubuza guhuzagurika, bikamubuza kujarajara, bikamubuza kwitsa umutima, kuko afite umwigisha, kuko afite umuyobora, kuko afite umugira inama, umuhoza w'ijisho. Ndagushimiye mwami wanjye. Uyu ni umugisha ukomeye mu gitondo cy'uyu munsi. Uduhe gutura muri iyo gakondo, uduhe kuguma muri iyo gakondo, uduhe kukumvira, twemerera umwuka wera inama zose atugira. Mwami, mu ijambo ryawe zibe arizo twakira, tuzikomeze. Mwami, udushoboze. Kamere ntabwo igikunda izi nama, kamere ntabwo rero yumvira ijambo. Ijambo ryawe mwami riva kuri wowe, kandi ni nawe utuma turyumvira. Uyu mwuka wera wavuze, mwami wadusezeranije ngo azatuyobora mu kuri kose. N'iki gitondo uyu mwuka wera mwami numvira ijambo ari hose. Uyu mwuka wera amubere umuyobozi, amwereke imbago za gakondo ye. Dumugisha mwami, ijambo ryawe ribe rizima. Mwami, udushoboze kugira ngo duture muri gakondo yacu. Kandi ndagusaba ngo no kucyundi cyumweru nubyemera uzadukingurira umuryango, kandi uzaduha umugabane dukwiye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uwiteka aduhane umugisha abakiri ijambo twese, kavuge ngo naho utaha Imana nibishaka.